ntabwo Imana wayikangisha ko wabyinnye umudiho ntabwo Imana uzayikangisha ngo wikebaguye ngo wagiye mu mwobo ngo wagiye ngo ahantu hakomeye ngo wasenzayo iminsi myinshi izo protocol Imana ntabwo wayizanaho ibintu nk'ibyo ahubwo imvune ni wowe zihindukiriraho wizera umuntu atana kuroga ngo agukorogere uburozi akagira uburozi bw'amagambo ariko mu madosiye polisi ifite na RIB harimo abapasteri harimo abashumba harimo abahanuzi harimo abavuga butumwa harimo abaprotokole n'abadiyakoni harimo abaririmba kandi ayo harimo abakristo harimo abakristo kandi ayo madosiye ni menshi kurusha abasinzi bamwijipo ndende rebe no mwimbere ntabwo Imana ireba ibintu by'inyuma gusa Imana yabara gute kwareba hose kandi igucengeza amajisho ari yiturebe idusupervise byose nyine izabigenda superviseur mukuru ibihe byiza kuri wowe ukomeje kugenda ubana na mama Charlene Official turakwakiriye turagukunda turagusuje cyane mwese muri rusange turabasuje nge ndacyari Clement Bagemahe tuyoganira byinshi byiza cyane nkuko dusanzwe tubagezaho byinshi byiza ariko tuyogaruka kuri ku cyambere kuri turavugaho kuri uyu mwanya kijyanye n'ubutumwa amasharire afite ubutumwa ariko byose reka tukwakira amasharire muri aho neza muri aho cyane amakuru tumeze neza yego umunsi wambaye white yego gapira keza urakoze na nyirako nuko na nyirako na nyirako ni mwiza ndabona ari umweru na nyirako n'umweru nyirako n'umweru okay turakwakiriye urakoze cyane amakuru yawe meze neza aba badukurikiye ugiye kubabwira iki rero bahaye ikaze imeze gute wababwira iki ikintu nshaka kubabwira cya mbere nuko bakunda kandi mbahoza ku mutima kandi ko comment zabo ndetse n'ukuntu bakomeje gukora subscribe bakanampamagara bakananyandikira bambwira bati turi gufashwa n'ibintu ukora gumamo bintera courage rero nanjye nagira ngo mbabwire ngo Imana ibashyigikire ibyiza bikomeje kuza wandikirwa n'abavuga ngo bakubwira ngo courage biri gukora ni byiza gumamo ntabakwandikira bakubwira ngo kosora nibise igende icyo nshaka oya bajya banakwandikira ariko binyandikira bo babishyira muri comment muri comment abantu rero babishyira muri comment nawe urabyumva ariko ubundi abantu banyandikira inbox mu gikari nabambwira bati inyigisho zawe ziri kutubohora kandi mbese bakanambwira umuntu akicara akambwira ati nahindutse kubera inyigisho zawe hari urwego maze kugeraho uri icyitegererezo cyanjye mu rugo watumye nkomera ibintu wahuye nabyo buriya cyane ubuhamya bwawe bwaranyubatse mbundi muntu ibyo rero bintera courage niyo mpamvu mpora aha ngaha harakoze cyane ni mama Charlene turi kuri mama Charlene Official na cameraman tumuhaye ikaze tumuhaye ikaze mugisha yaje asa neza cyane gushobora kumenya aho weekend yarayimaze igihe desha umeze neza hariya ikiganiro cy'urubyiruko umunsi umwe tuzamuzane hano akora ikiganiro cy'urubyiruko ni wowe asiga bisetinze ngibira ntago mbizi biriya abishyiramo akishyiramo nawe ampimiraho yarangiza akaza akahicara atanyeganyega ikibazo nuko yasetinga yasiga setinze bigapfa kubera ko ashaka kunsetinga yahagera agasanga isura ya setting yashyizemo atari murakoze cyane turamwakire rero ni ngombwa ko nawe tumwishimira mama Charlene ufite ubutumwa ariko mu butumwa ufite aribazwa kuki abantu basenga ntibahinduke abantu barasenga ugasanga hariho n'abashaka bajya kwikobora kwikunyura kugira gute kwikebagura bagasenga ugasanga basa ntako babigiye ugasanga amasengesho bagize ayabo kuki basenga ntibahinduke ubwo butumwa rero buri mu butumwa afite bugera hafi muri 40 nagiye mbutanga mu biterane mu materaniro mbere ya covid ahantu henshi hatandukanye ndetse no kuri mama Charlene Official burimo ubwo butumwa avuga ngo kuki abantu basenga ntibahinduke n'ubutumwa nahawe muri 2010 ngira ngo na kabiri cyangwa na gatatu ibintu nk'ibyo n'ubwa kera ni ikibazo nyine Imana yari yantumye ku bantu yaremye amasengesho menshi n'ibyaha byinshi ku baturage yego
amasengesho ni menshi ariko n'ibyaha ni byinshi. Kuki abantu basenga ariko ntibahinduke? Ni ikibazo gikomeye. Abantu Imana ibona abantu benshi mu butayu, mu buvumo, mu materaniro, ayirindwi, ay'iminsi 30, ay'umunsi umwe, mu mazi, ndetse urebye ahantu abarokore bajya. Ngewe hari ahantu, hari igihe nigeze njyana n'abantu, ukabona ari gusengera ahantu wakibeshya ukamanura ikirenge rimwe ukanyerera, uri buhinguke mu manga ntihazagire n'ukubona, bameze nk'abiyahuzi. Ariko muri ntabapfirayo ntibimenyekane. Byashoboka ariko nta kuntu wenda bitamenyekana. Urumva rero barasenga barikebagura biteye ubwoba, aho umurokore ashobora gusesera mu mwobo ntagire ubwoba ko ari buhasanga inzoka cyangwa n'ikindi. Ariko ugasanga ya masengesho yagiye kuyakora ari ingiga, akava yari igishyitsi, umuntu asitaraho amana agacika. Kuvuga ngo agenda ari ingiga ni igiki? Ingiga ni udahinduka, umutima udahinduka, akanayarangiza noneho yabaye mubi kurushaho, yabaye igishyitsi. Ukubitaho amano, ubabwiye nabi n'ukuri kw'Imana, ukubitaho amano agahita avaho. Ugasanga umuntu arangije ay'iminsi 4 ariko urwango ruracyamugeze aha. Urwango amagambo yo gusesereza abandi yo ahubwo yavuye yasa n'uwahimbye amashyashya. Yajya kure, jya mu rusengero, n'ugiye narabibonye. Yego, nko ku mudugudu aho buri wese abasengera, hari amateka ubu hafi ari abantu muziranye. Urumva wakinjira mu rusengero umuntu agakunja isura, bakakureba atyo, bakaririmba indirimbo yakunje, bagahimbaza akureba atyo, ubona agiye kukumira. Ijambo ry'Imana rigacaho, ukabona arenda kukumira, bati mureke dusengera bihana, ntiyaje gusenga umunsi wose mu materaniro, bakabasengera noneho yajisho kibazo tibi nibiki, noneho banabwiriza ukabona aranafashijwe. Kumva hari abantu baba bafitanye amasinde, amakimbirane, bangana, namwe mubizi ko bangana, nzangano zo mu mutima. none ukareba Imana yazanye ubutumwa, abahanuzi bahanuye, abantu muraterana, murategura y'igaburo, urwango aho kugira ngo rushire rukiyongera, ukibaza ngo aya masengesho abantu basenga ntibahinduke abamarira iki? Ibyaha banakorera mu materaniro. Yego, kabona abantu rwose ngo baje mu yitatu ariko bakanegurana. Ya korari yaririmbye nabi, bagasenyana, kumwigisha badutumiriye, noneho ni bwoko ki? Ariko suriya mushyitsi koko babuze abo batumira, ariko uyu mupasiteri bazamwimuye. Ibyo bintu ari kubikorera mu masengesho. Iyo masengesho samazi abantu bagasenga ntibahinduke, n'ibyo byose bikababaho materaniro, mu nsengero hirya no hino, ntibahinduke, bakagenda ari ngo ari ibiki, ari ibishyitsi babahamije kweri. kandi nibyo hari tujya tubona kabisa ugasanga bafite ubugome bw'indengakamere, hanyuma kuba badahinduka gutyo barahungaho. Kandi niyo musohotse yenda ntashobora ngo byibuze ngo mujye muri komite munarwaneho mukubitane, ntabyo akora, hanganira mu mitima. None se nk'uwo muntu ubona ababariza icyo umutima we yunguka iki? Reka nkubwire, nimba hari ibintu bivuna birushya no gusenga muri ubwo buryo. Icyambere Imana ntago uri buyikangisha ko wafashe imisi 40. Ntago Imana wayikangisha ko wabyinnye umudiho. Ntago Imana uzayikangisha ngo wikebaguye ngo wagiye mu mwobo ngo wagiye ngo ahantu hakomeye ngo wasenza y'imisi myinshi. Izo protocol Imana ntago wayizanaho ibintu nk'ibyo. Ahubwo imvune ni wowe zihindukiriraho. Kuko bimeze nko guhinga muri kaburimbo. Nta nyungu uri bukuremo, ahubwo urakuramo undi muruho wo gutekereza ku masengesho yawe kandi adafite impinduka. Ni wowe rero uvunika kuko Imana yo ntiteze guhomba. Hanyuma ibintu byo kuba abantu basengane bahinduke umaze kubona bingana gute muri rusange? Tubishyize nko kwijana ubona bingana nka gute? 70 kwijana. Kubwiza ukuri ni 99. Ni 99. None mbona mbana n'abantu benshi, ngenda ahantu henshi. Ibintu nabonye mu bantu bitwa ko basenga biteye ubwoba. Wizera umuntu atana kuroga ngo agukorogera uburozi, akagira uburozi bw'amagambo.
umuntu mugasengana ukumva yagiye kuvuga iby'Imana yakubwiye cyangwa akavuga ibyo watuye. Umuntu mugasengana ibyo watuye wihana. Umuntu mugasengana umugore yavuga ibibazo byo mu rugo rwe kugira ngo mumusengere, yataha akabisanga byamutanze mu rugo no muri quartier, ku buryo abantu benda kuzashwanyuka imitima kubera ibintu byababoreyemo byanze gukira. Mu bantu nagerageje kubana nabo no kureba, ukabona umuntu ni umunyamwuka cyane kandi ukabona akorana n'Imana, yanakubwira ubuhamya n'ibihamya ugasanga akorana nayo, ariko wakigira imbere ugasanga ni incakura, ni incabiranya, afite utuntu n'utundi, ukibaza ngo mbese umuntu muzima tuzamukura hehe? Kuko n'uticisha inkota aricisha ururimi rwe, afite urwango. Ubundi hari igihe umuntu aba mubi ariko bikamugira, nk'ubu hari umuntu uba mubi ariko akaba mubi bikamugiraho ingaruka ku giti cye, ariko umuntu uba mubi bikagira ingaruka no ku bandi aba ari mubi. Rero ni 99%. Ku buryo ayo magambo yabo yica imitima ya benshi, arica amagambo yabo arica. Ukoresheje ijanisha usanga abantu benshi bari kugwa, abari kubivamo, abari gucogora, batagikunda amateraniro, bazinutswa abahanuzi, bazinukwa abakozi b'Imana, utamubwira ngo abatambye, bazinukwa abaririmbye, bagiye babizinukwa kubera amagambo y'abacu. Umuntu yaba agize ibyago bakamutereza icyamunara, akaba uwa mbere mu kumwishima hejuru, yakumva ngo yahombye hasigayemo amakarito n'umunyu gusa, agahinduka igitaramo. Aho kugira ngo bamuhumurize, abafite ubushobozi bamuzamure, bakaba bamwe mu bamukubita bakamurangiza, bakamuteranira. Umuntu yapfusha ubukwe abantu bakamuteraniraho, umuntu yagira uburwayi, aho kugira ngo bamusengere bakaba ba mbere mavuga ati ahubwo yatinze kurwara. Umuntu yagira ikibazo cyo kutagira urubyaro, kutabona urubyaro, bakamwicarira, yakuyemo inda nyinshi. Hari n'abagabo nzi bagiye bagira n'icyo kibazo kubera bataragira, batindaho gato kubyara, ati ngo buriya yagiye azikuramo z'abakobwa, nubwo ari abakobwa, ariko abagabo cyangwa abasore bakajya kubataranga, ati yenda ntibazi icyaha gikorwa ngo cyo mu buriri, ngo ntacyo bazi. Ubwo se gutera inda nabyo bizamo umunyamubabaro, bakarushaho kunezerwa, watangira kwishima bikaba intambara. Hanyuma ubuzima rero bw'abantu basenga nibizamo ako kajagari kameze gutyo, hatarimo no guhinduka bigeze kuri 99, kuko mugenda ahantu hatandukanye kandi abadukurikiye barabizi, barabyumva, bavuge cyangwa barurera, ariko barabizi ko ibintu biriho. Mubona bitanga fete bimaze gushyira ku ruhe rwego ubuzima bw'igihugu? Reka nkubwire, buriya mu bibazo igihugu gifite, nubwo ntaba muri komite nyobozi mu gihugu, mu kagari no mu murenge, hariho hose no mu isibo, mu bibazo bafite bya mbere nzi bafite ibibazo by'abantu bitwa ngo barasenga. Uri kumva? Icya mbere sinzi nimba insengero zitanga imisoro. Ntago zitanga imisoro, ariko bazazisoresha. Nigeze byumva rimwe bashaka kuzisoresha, bajya bazisoresha, no zirahembwa, zihembwa amafaranga menshi, babareba akabasoresha, banarwanira no mu maturo bajya basoresha. Ubundi badatanze umusoro w'amafaranga, bagatanze umusoro w'amahoro. Yego, abarokore bari bakwiye gutanga umusoro w'amahoro mu gihugu. Ya mahoro babakirisitu bafite bya bihumbi mu mudugudu, mu murenge cyangwa mu kagari zasenge, hakabonekamo umutekano mwinshi kuko higanje abakristo benshi. Ariko nimba umusoro w'amahoro igihugu kitawubona mu nsengero, bazayabace mu basenga, bazayabace kuko ni business. Bazaba bameze nk'abacuruzi b'inzoga cyangwa n'abandi bafite amaresitora n'ibindi bikorwa bisora, nabo bazasore. Hanyuma umusaruro mu gihugu ntabwo ugaragara. Bivuga ko abantu basenga badahinduka, basenya abandi, bica abandi, bacisha amagambo, bateza umutekano muke. Rero barawuteza mukeya mu gihugu, kubera ko muri urutonde rw'isengero n'abakirisitu ni ibintu bibaruye. Biranashoboka ko wenda igihugu kijya cyaka abayobozi b'isengero umubare w'abakristo babo. Deje ugiye no gukora ijanisha, wasanga abaturage
b'igihugu harimo abakristo benshi cyane hafi ya bose ariko mu madosiye polisi ifite na RIB harimo abapasiteri harimo abashumba harimo abahanuzi harimo abavugabutumwa harimo abaprotokole n'abadiyakoni harimo abaririmba kandi ayo harimo abakristo harimo abakristo kandi ayo madosiye ni menshi kurusha abasinzi kurusha amabandi ayo madosiye niyo menshi nubwo ntagiye kurusha abikora bidekaraye ko babikora iyo bagiye kubona bafashe ku ngufu basangamo abasore b'abarokore iyo bari kureba ibyaha iyo bari kureba za divorce n'isenyuka ry'ingo basangamo abakirisitu benshi iyo bari kureba amakimbirane mu miryango ho basangamo abakirisitu ndetse n'abayobozi b'insengero iyo bari kureba abajura ba escrow band bibisha ubugegera bw'impano n'abibisha ubugegera bwa Bibiliya basangamo abakristo benshi impano zo kurema n'iz'ubuhanuzi harimo abakristo benshi kurusha bibishimo basanga abatubura harimo abatubuzi iyo bareba amadosiye y'abagore batwara abagabo b'abandi cyangwa amakimbirane muri rusange abakristo amadosiye yabo ni menshi iyo bareba abagabo bacinye mu bagore babo bagihanya abagore b'abandi n'abakobwa b'abandi harimo abakristo mahoteli hari n'ibyitwa lodge no mu bihuru nkaho no mu bihuru biterwa n'ikofi umuntu afite no kubikuta ubwo rero bari guhombya igihugu ariko rero mbere yo guhombya igihugu Imana yo barayiyogoje Imana yarumiwe Imana yumva nuko Imana itazabura abayisenga ariko ibi bituma itinda kuza oya ngo kugira ngo abantu bihane itinda kuza ariko igenda ikubitamo ishyiramo n'iminyafu n'ishyizwe n'idohonda hanyuma bamaze kubiyogoza barasenga cyane ku bwinshi bikebagura baririmba bagira gute biriza ubusa mu nsengero ugasanga rwose bateze urabona nk'uko witeze noneho abitega nkamwe ho nagahuma muntu bameze nkawe gutyo itega gutyo rigenda agezemo naba ndi mu gatsinda karimo umuntu wambaye ijipo ndende n'igitambaro nkayitangabanya ibyo mvuga kubera iki kubera nyine ukuntu usanga abantu benshi babibitsemo ubugome abantu ntavuze ugasanga nyine batahira discipline ariko ubugome ugasanga mu bitambaro huzuye ubugome bw'indengakamere no mu majipo maremare ariko siko byari bikwiriye no mu majipo maremare tu nabwo akorerwamo za feri uzakangisha Imana ijipo ndende cyangwa igitambaro ariko ariko abazi ko kwambara ijipo birebire no gutega nk'uko aribo bazajya mu ijoro izareba mu gitambaro mw'imbere irebe n'inyuma nibona ari sawa rwose ivuga iti ni sawa Imana izareba mu ijipo ndende irebe no mw'imbere ntabwo Imana ireba ibintu by'inyuma gusa Imana yabara gute kureba hose kandi igucengezamo ijisho ari yiturebe idusupervise byose nyine izabigenda superviseur mukuru urakoze cyane ufite ubutumwa rero bwo kubabwira ngo bigende gute rero basenge banahinduke kuko gusenga no guhinduka nibyo bifite umumaro guhinduka ni inyungu z'umuntu kuko Imana yo wahinduka utahinduka so cyangwa ari cyo biyitwaye kuko hari 7,000 bitarapfukamira Bayali ikindi nimba hari umuntu udateze guhomba yitwa Uwiteka bamwe babivamo abandi babijyamo buryo uzabona amakampani afunga hombe burundu ariko ikintu bita Uwiteka n'ibintu bye n'umurimo we abantu be kubera yuko ahantu yicaye hari abandi bahavuye nibeshye nkahava yahita ishaka mama Sharirene nkubye nka 7 kuko nanjye njya kuba we hari abatarabitekereza abantu nibasenge banahinduke binaruhura umutima nimba hari ibintu byiza nabonye bibaho n'ugukizwa neza iyo ukijijwe neza ugira umutima utariho mukushe ari umuririmbyi nigeze mbona ufite ubumuga bwo kutabona twa Manoa yigize imbere ivuga ngo gukizwa nabi bitera umwako arabicuranga nkumva risa ariko umugabo uzamushake muri mama Charlene official niwe butari namukunze ngo kurwanya umukristo ni nko gushingirira amashu ni nko gushingirira amashu kandi amashu rwose atagira ngo ni nko kotsa imyungu gushingirira amashu baza no kuri kw'Imana gukizwa nabi rero ni bibi icyambere iyo ukijijwe nabi uravunika no kujya mu ijuru birakugora kandi mukuri iyo ukijijwe neza kujya mu ijuru ntibikuremerera kuko uba uri gukora ibyose nko kuvura
ukaba umuganga warabyigiye birakorohera ubuze ahantu uri bukore yego ngayo nguko rero mwese mukurikiye ibiganiro tubagezaho kuri Mama Charlene Official TV tuba twabashakiye rwose byinshi ubutumwa buraza buvuga buti abantu murasenga cyane mwarangiza nimuhinduke mugateza akavuyo n'akajagari n'umutekano muke mu gihugu ariko ubundi kuki bundi iyi mibare igenda bikubita ugatuza gafite imibare myinshi bose gasanga binjiye barahatana bajya gusenga baba benshi byongeye bikorwemo mu kwabo bazifunge reka rero nkubwire buriya utagira ngo ibintu tureba tukumirwa Imana yo ntibireba kandi burya ifite ikintu cyose izajya igenda yanzura hari utuntu Imana igenda ikora mu barokore ntibamenya ko ariyo icyo nzi nuko iratuza kugira ngo urebe ko abantu bisubiraho igatanga ubutumwa ikohereza intumwa n'abahanuzi n'abavuga butumwa n'ababahugura ariko burya nyuma hari ibintu ikora kandi tuje ntibamenye ko ariyo naho ibyo kuvuga ngo impamvu baza ari benshi bakabijyamo nuko nta tegeko ririho nta tegeko ririho rivuga ngo umuntu udakijijwe neza bari bumufunge cyangwa bamuca amande niyo mpamvu babikora ariko burya udakijijwe neza haje itegeko rivuga ngo uzafatwa mu byaha ibi n'ibi bikagaragara ko afite n'ahasengera niba ari guhanwa imyaka 15 izajya iba 25 ako ikaba ari akantu keza harimwe babigabanya ariko se nkubaze umuntu udatinya umuriro w'ikuzimu umuriro uzi ukuntu ntinya gushya kandi ntarashyaho umuntu udatinye kuzimu ahana azaba barabyiteka amande wamuca se akagira ikibazo ntayaye birababaje rero urumva ko tuvuga ngo yenda ibihano kubajya mu nsengero ko bakajagari gusenga badahinduka ariko banza biterwa n'ababasengesha nabo sishyashya abasengesha nyine byose ni ibintu bihwanye byose no gusenga no gusenga pastor aramutse aguterese akakubwira ati ndashaka umbe ubundi wabukizwa urashaka ngo umuhe ndashaka umpereze umuheke maturo cyacumi mushari tobora nawe urabyumva ibikise nu umuntu waramutse agiye kwa pastor cyangwa kwa bishop cyangwa kwa apotre uti pastor cyangwa kwa apotre kamubwira uti rwose mfite indwara yananiye irari ryaranyishe yarangiza ati tugende ngiye kuri kumaramo nawe akagusambanya akudelivre icyo gihe wumva yuko kuba ubikora ntacyo bigize gute ntacyo bitwara akakudelivura harababikora hari umusore nzi yazungurutse paruwasi imwe y'ahantu ahawe icyemezo giturutse ahantu kuri cyo kuzunguruka abwiriza ubutumwa yateye inda abakobwa nka 3 muri paruwasi sibyo ni paruwasi se oya ntago nayivuga si ngombwa ni muri hedini se ntago naho narivuga ariko bagira ama paruwasi sa ariko banze beje bagira ama paruwasi twagiye ndi kugira ngo ndikukubaza bira ngo bumva ko afite paruwasi bumve ko n'abandi bagira ndi ma paruwasi noneho ubwo urumva umusore uwo mukobwa yasambanyije ashobora kuvuga ati uyu muntu arari wacu uvuga cyakajya kubwiriza mwana agakurazi yuko kuba wasambanuka nabwiriza ntacyo bitwaye barimo barayogora Imana ariko ibyo izabakorera bazabifatisha abiri ngayo nguko rero birababaje biteje umutekano muke biteje akavuyo biteje ibibazo mu muryango bongereye umuvumo mu gihugu ntubona iki gihugu cyacu ni igihugu cyubatse kitse neza sibyo hakoze imbaraga z'umubiri reka ariko mvuga none si yo hagerekaho agakiza k'abarokore bazima kugira ngo tuba tugeze he hari ibyago n'ibyorezo bigenda ugira ngo pasiteri na gitifu bafatanyije hari intambwe nini yakorwa umukirisitu bafatanyije iki bafatanyije urumva gitifu burya ibintu gitifu akora ababizi ko azabibazwa kandi iki gihugu nimba ari igihugu nkunda ni iki gihugu ariko we bapase kuki batajya bafunga bakoza amanyanga nkayo nabo bagiye mu itegeko ubundi bakajya babahanwa no bajya basinyana bajya bakora amakontra y'imirenge aya madini yarabananiye y'uturere bari Imana ifite ibintu izabakorera kandi n'undi ntiborohewe bamwe oya Imana ivuyemo leta ikinjiramo ntiyabiyobora irimo ahubwo buri iri kubinonosora neza urakoze cyane reka twasoza aka kantu ushaka yego gitifu na pasiteri buri wese akoze ibyo ashinzwe neza biba bimeze bityo umurenge w'ikitegererezo umukirisitu n'umunyarwanda cyangwa n'umuturage muri make umukirisitu agakizwa neza
n'umunyarwanda bikagenda neza kuko abanyarwanda bafite amategeko bagenderaho waryica ugafungwa uri kumva ariko usanga abantu amategeko y'igihugu barayubaha kuko hariho amande ndetse nta mikino ihari hari n'amapingu uri iki gikomeye muri iki gihugu buriya nicyo nemereye iki gihugu nta bimenyane bihari uwo uri we wese urafungwa ukanyura kuri televiziyo nta mikino ihari bakuzanira itangazamakuru bakuzanira itangazamakuru urabona igihugu kiri gukora neza ariko itorero iyo riramuka naryo rikoze neza hari ibintu byinshi tuba tugize kuri ibyo by'amatorero muri ibyo mikorere n'imikoranire reka tubyita amatorero n'amadini none bakazamo ngo ya gikristo amagambo gusa buheza nguni amagambo iyo tekinike bakoresha ngo amadini n'amatorero n'amadini ya gikristo harimo guheza inguni harimo amacakubiri harimo akantu karimo aho gataho kaba gaciyemo hagatanga barimo rero gukora ibyaha by'imivumo bituma Imana hari imigisha itamanura nabyo bajye babimenya ariko babone sanse ngo yazamutse ngo ibirayi biri kugura 500 ibi bintu nta handi bituruka ni imivumo maze bicare ngo iyiretanga imisoro ariko umuntu uvuga umusoro nuko ateze ibintu byitwa imisoro buryo umusoro uza ku cyo winjije ariko ni nihame imisoro ni hame uza no ku cyo winjije burya baguca umusoro kuko wanungutse wanasaguye kandi burya abantu bose batajya batanga imisoro nuko iba leta ahubwo kubera ko n'abajura badanje bakajya bafungirwa business bagatezwa na za cyamunara kubera ko nubundi n'abaturage basora wa muguzi mama umva nkubwire wa muguzi kiganiro kwacyo wa muguzi abajura abarokore bibi imisoro abarokore bibi imisoro n'ubujura ubujura bukomeye kandi burya kuri umusoro ufite business ukora uba wibye leta inshuro ebyiri kuko ubundi umuntu usora ni umuguzi yego nyine none sibyo nibanje kugura computer iyi urashyiraho umusoro reka turekera aho tugikore murakoze cyane abasenga ntibahinduke birimo rero kuko byose nta mpinduka zirimo bagora bazana mu rwaserera abanyamivumo batera nabandi umuvumo none se yenda n'ubutumwa Imana yaguhaye reka nanjye kiraga keregeshwa kanje nk'umunyamakuru buriya basenga badahinduka n'abasengesha badahinduka bakonda ko kugira n'imyiryane barwana batana amashati bana cyangwa bashinzwe abasenga bashinzwe insengero tutavuga amatitire bakavuga ngo runaka kiyumva baba bagize amashereka abakirisitu bonka amashereka bonka kandi umwana akura bitewe nayo yonse kandi umwana akura bitewe n'urugo yarerewe hahindutse itegeko se rivuga ngo abasengesha bajye birukanwa n'abameya ariko cyangwa batanga ruswa bakirukanwa nandese uyu mugabo witwa Imana rero bakabirukana ifite ukuntu izakora ibintu batirukanwe n'abashinzwe amadini hejuru bakirukanwa n'imirenge ntago mbizi buriya icyo nzi nuko leta nibona bigira ingaruka ku baturage bayo kuko nibireberera ifite ukuntu izabona ubwo ntabibona hari nibyo batabona hari ibyo batabona yakwegetse muri biro leta yabibwirwa n'icyo aho ngaho none se ibyo bintu uvuze rero none se ayo mahoteli leta yategetse muri ofisi zabo gushyiramo bita CCTV kamera ariko izo kamera zigakontororwa n'inzego z'umutekano na RIB password baba binjiye mu bintu bitabareba batanavamo Imana nibiyiba bazizagira ikikora urakoze cyane rero ubutumwa ati bahinduke basenge bahinduka bakomeza guteza ibibazo isi bakomeza guteza ibibazo imiryango n'igihugu muri rusange siko bimeze urakoze naho urakoze cyane nagushimiye abantu badukurikiye mu kiganiro birababaje ni ikiganiro kitarimo imikino ni ikiganiro kiremereye ni ikiganiro buri wese bagisubiremo kuko birababaje ndagushimiye ku butumwa rero Imana yaguhaye bujyanye n'abantu basenga ntibahinduke maze guteza ibibazo bitandukanye muri sectors zose cyangwa muri domaine zose z'igihugu urakoze cyane rero nawe wakoze tubashimiye namwe gukomeza kujya mubana natwe kandi twizere ko commentaire zo bazishyireho nazirige zose bazishyiraho nta kibazo batwe turazemera burazira zo gukubita basizo bari gukubita amasharene bakagukubita nk'akantu mu mutwe bitira amasharene uriya karatugakora ikindi kiganiro mwakoze cyane
kameramani ko afite ibitotsi kamerama wakoze abantu nawe turagushimiye ibihe byiza kuri mwese